Cristo Kimironko. Reka dukomere Yesu amashyi menshi, arayakwiriye. Navuze Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, ndavuga Yesu umwana w'abana. Tugihagaze imbere yuko wenda Papi Clever na Dorcas mugenda na band, niyo ndirimbo batararirimba mwumva bagomba kuririmba yo mu gitabo? Iyihe? Hamwe natwe murayishaka bayiririmba? Iyo yonyine se nta yindi se mutubwire iyindi, kuko umwami Yesu ankunda. Bimeze bite? Kuko umwami Yesu ankunda. Iyo nawe murayishaka? Oya mutubwire iyindi. Mama wari ushonje, uyu mama yari yarajegeye, yari yaranyagiwe, yari yarakubiswe, yari ashonje kubera ubuzima. Ajya mu cyumba cy'amasengesho gusenga umunsi umwe. Arimo arasenga, umukozi w'Imana araza aramubwira ngo numvishe Imana imbwira ngo uyu munsi utegura ameza iwanyu muraza kurya. Hanyuma arataha abwira abana ngo mutegura ameza Imana yavuze. Yavuze yego, ntawe ushobora kuvuga ngo oya. Arangije ajya mu cyumba cy'amasengesho ategereza Imana. Saa 12 n'igice ziragera, saa moya ziragera, atarabona icyo kurya, muri stoke nta kirajyamo. Atangira kwibutsa Imana. Yemwe abategereza Uwiteka, ntimugatuze, ntimukagire gute, ntimukamuhwemere. Atangira kwibutsa Imana ngo Mana wavuze ngo uratugaburira, turategereje. Arimo arasenga ngo ku idirishya rye hanyura umusataniste, umuntu utizeye Imana, atheist, umuntu utemera Imana. Ngo yumva madamu arimo arasenga ngo wavuze ngo turarya, ngo ariko abarokore baracanganyikiwe. Warangije waragenda ajya muri supermarket, uwo muntu utemera Imana ajya muri supermarket, agura ibyo kurya, arahaha, agura ibya stoke, agura n'ibyo ku meza, arabihaha byose abishyira mu modoka. Aravuga ngo reka njye kumukomesha uriya mu mama. Arangije ngo warinjira mu rugo rw'uriya mu mama. Yinjiye akomanze, baramukingurira, aravuga ngo ngiyewe mvuye kwa Shatani, mvuye kwa Shitani, nimumbwire baza n'ibyo kurya, murabirya cyangwa ntimubirya? Reka mbabaze, mwe mwabirya cyangwa ntabwo mwabirya? Ni bangahe babirya? Reka turebe ibiganza by'abantu babirya. Ni bangahe bakomeza bagategereza Imana? Yavuze ngo iki? Yego. Umumama ahita abwira abana ngo nimuze mujye gupakurura, ngo kuko iyi Imana yatanze itegeko na Satani aragabura. Ngo yavuze yego, nta na kimwe cyavuguruza umugambi w'Imana. Bene data, ndagira ngo dushimire nanone Papi Clever ndetse na Dorcas, tubakomera amashyi. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Uyu mwanya baradutuze, batwigishije indirimbo tutari tuzi mu gitabo cyo gushimisha Imana, ndetse bazifashe bazishyira ku muzingo. Ndagira ngo sabe abakozi b'Imana turi kumwe hano, muri benshi mwese muri abakozi b'Imana, mukorera Imana. Umushumba yatubwiye ko ari ibyo Yesu yadukoreye, isi dushobora kudukorera kimwe muri cyo. Twese yaduhindiye abami n'abatambyi, ngo ariko wehoho uri ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera. Niko umushumba yatubwiye. Ariko munyemerere tugira abantu bakeya twonora abapasiteri basizwe turi kumwe hano. Ndabizi ko turi mu matorero atandukanye, ariko abashumba mwasizwe, reka mbasabe muze hano kugira ngo tuzingurire umuzingo w'igitabo Papi Clever na Dorcas bagiye kudupfundikira kugira ngo natwe tuze kuwutaha. Nsaba abashumba, abapasiteri, umushumba mukuru Pasiteri Zayi, Alain, abakozi b'Imana, abashumba mwasizwe, bajya mu mutambuka hano, mutokore mubafashe kugira ngo baze bafatanye na Papi na Dorcas kandi muze mutokore muze. Aba bene data baje kutumurikira uyu munsi umuzingo urimo indirimbo 300. Magana ngahe? Nubwa mbere ngiye kuri launch indirimbo 300. Reka dukomere Imana amashyi. Niba tudafite ishyari, reka dukomere Imana amashyi.
Pastor Mabbe yatubwiye gakeya zimwe muri source y'izi ndirimbo. Ni indirimbo abantu bahimbye by'ukuri ari ibihimbano by'umwuka, bazihimbye badashaka amafaranga, bazihimbye zimwe zivuye mu ijuru. Ni indirimbo 300 zo mu gitabo cyo gushimisha cyangwa se mu ndirimbo z'agakiza. Reka abashumba bamwe bajye iburyo abandi bajye ibumoso, hanyuma ku mugaragaro tugiye kuronshinga izi ndirimbo 300. Ubundi mu gitabo cyo muri kiriya gitabo dukoresha mu gitabo gusa cy'abaporosoni bariko navuga cya gitabo cyo guhimbaza Imana n'agakiza, hari indirimbo zirenga 500 bamaze gukora muri zo 300. Reka dushime Imana ku bakabo barakoze nizo ziri hano kuri uyu musingo w'igitabo, ni indirimbo 300. Umva rero vision cyangwa se aho icyo kumvisha Imana ibashyira ku mutima nuko bashaka gukora zino ndirimbo zose bakazirangiza mu Kinyarwanda, barangiza bakazikora mu Giswahili, nyimbo za wokovu zose bakazirangiza, bagakora Hebrew book mu Cyongereza zose bakazirangiza, barangiza bakajya no mu Gifaransa nazo zose bakazikora bakazirangiza, bagakora audio, bagakora na video y'izi ndirimbo zose. Niho bagana. Murumva ko indirimbo 300 ugereranyije naho bagana ni nambishimishije, ariko baracyafite urugendo. Uyu mwanya ndagira ngo dushime Imana kuko izi ndirimbo 300 niturangiza dusenge kugira ngo zikomeze zivuge ubutumwa bwiza, zamamaze Kristo Yesu kugira ngo abasinya bamumenye, zamamaze Kristo Yesu abantu bose bamumenye. Ndagira ngo uyu mwanya bene data mushobora kujya hagati, hanyuma protokole iraza kudufasha itwereke ipfunyukure kari agaseke. Niturangiza turaza kubasaba bapfukame tubasabire abashumba barambike ibiganza urwo rugendo bafite. Nindangiza namwe ndaza kubaha indirimbo kugira ngo muzitahane, bazifashe bazishyira bahita mu cyande mu Kinyarwanda umuzingo. Baduhaye umuzingo w'izi ndirimbo 300 kugira ngo tuze kuzitahana, ariko munyemerere tubikore uyu mwanya. Tubashimire batwereke iyo album, nibarangiza baraza guca bugufiya tubasabire umugisha kuko bafite urugendo runini, ariko Imana izabashyigikira kandi natwe tuzabashyigikira. Muzabashyigikira bene data, muzabashyigikira kuko iyi Imana ubuzima bwabo bashyigikira. Mwana niko wahurije Aroni na Huri bagashyigikira Mose igihe yari yicaye ku musozi, reka nabo bahagurutse ba Aroni na ba Huri babashyigikira. Ibigega byabo bizahora byuzuye, mugisha wabane nabo bose baherekeza. Mana tugushimiye ko guhera mu itangiriro ukageza mu iherezo, tugushimiye ko ari wowe watanze impano, ni nawe uzagura, ni nawe uzikuza. Tugushimiye iyi mpano washyize umutima wa Clever na Dorcas, tugushimiye ubumenyi wabahaye n'ubuhanga, kandi igikomeye tugushimiye ko wabamagaye ngo bagukorere, kuko abe bakorera tubashyize mu biganza byawe kugira ngo babone umugisha wawe mu byo bakora byose. Ari izi ndirimbo nazo tubazisengeye, abazazumva abazazibona. Imana ibamugisha bakozi b'Imana bene data mwese muri hano. Nkuko nababwiye hari ibyo bakoze, hari naho bakoze, hari naho bagejeje bakora, ariko hari n'urundi rugendo bafite rwo gukora kugira ngo rero tugure iyi album iriho indirimbo 300. Barayifite iya available kuri twese, kandi barashaka kwifotozanya n'umuntu wese uyigura. Muvuge ngo amina nyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndagira ngo tuze gukoresha umwanya wacu neza. Mwibuke mukanya turaza gukomeza n'igitaramo cyacu, baracyaririmba kandi dutegereje no kumva na none Yesu arakora. Bena chance barahari, barasize kandi bose bariteguye, babukereye. Ariko ndagira ngo tugure iya ruguru. Ndagira ngo rwose ndebe abantu bizibura nka 15 ba mbere baza kuzamuka kugira ngo bagure izi ndirimbo 300, byibure imwe yayiguze 1000 kimwe. Murabyumva bene data? Kamisubiremo. Nibura abantu 15 baza kugura iyi ndirimbo 1000 kimwe, no kuvuga n'indirimbo 300, hanyuma bakaba bazikora zose uko ari 300, tukabaha iyi album. Ndaza gusaba abantu
muze kubashyigikira. Abantu nka 15 nibo ba mbere tujye guheraho bazigure. Izi twazanye nkeya hano ariko zose zirahari zacu. Ariko mbere ko tuzigura munyemerere nsome ijambo rimwe ryanditse muri Bibiliya. Paulo yaryandikiye itorero ry'Abakorinto arimo arabasaba gushyigikira nanone abandi bene data. Yanditse Abakorinto ba kabiri reka nsome Abakorinto ba kabiri igice cya 9 ku murongo wa 7. Abakorinto ba kabiri igice cya 9 ku murongo wa 7 biravuga ngo umuntu wese atange nk'uko abigambiriye. Bavuze ngo